Muraho neza nanone abakurikira ibiganiro bya Channel Ikinyarwanda n'umuco nyarwanda. Muri kumwe nanjye nanone Ntirumara Intwari Nkunda Amahoro. Uyu munsi tugiye kongera tuganire. Noneho tugiye kuganira ku gisobanuro cy'umugani utazi akaraye ifumbwe arazi ifu. Ese uyu mugani wigeze wumva? Njye nakunze kumva kera nkiri umwana, nkumva abakuru bavuga ngo utazi akaraye ifumbwe arazi ifu. Ariko sinsobanukirwe icyo uwo mugani uvuga, simenye aho ukomoka, mbese simenye ngo ibyo bishatse kuvuga iki. Ese wowe waba uzi icyo uwo mugani usobanura? Niba utakizi humura, uri ahantu heza kuko ugiye kukimenya. Turareba rero uwo mugani icyo usobanura. Abanyarwanda bawukoresha bashaka kuvuga iki, by'umwihariko tunarebe aho wakomotse. Ntimucikwe rero, kandi mubane natwe kugera ikiganiro kirangiye kugira ngo mwumve byose kuri uyu mugani. Niba urimo kureba ibiganiro byacu bwa mbere, ntiwibagirwe gukanda subscribe kugira ngo nibitaha bizakugereho. Kandi ukomeze kubana natwe kugira ngo nyine ntihagire igice na kimwe cy'iyi nkuru cy'aya mateka y'ingenzi anashingiye ku rurimi rw'ikinyarwanda ucikwa. Mbere na mbere rero, uyu mugani ngo utazi akaraye ifumbwe arazi ifu, abanyarwanda bawuca bashaka kubuza umuntu guhirizwa no kuzigamira ateganyiriza iby'ejo by'igihe kizaza, kandi atazi yuko wenda naho ejo avuga azahageze. Bakavuga bati uragoka ugorwa n'iki? Wabazi iby'uyu munsi ko iby'ejo ntawamenya. Ni nk'aho baba bashatse kuvuga bati iby'ejo bibara b'ejo, cyangwa se bati uzumva bavuga ngo impamba itari bukugeze i Kigali uyirira ku Ruyenzi. Uyu mugani wo waransekeje cyane, sinzi niba wowe warawumviseho cyangwa ari ubwa mbere warawumvise, ariko iyi mvugo ko impamba itazakugeza i Kigali uyirira ku Ruyenzi, njyewe yaransekeje cyane irantangaza. Iyo migani ibiri rero ijya guhura n'uyu mugani ngo utazi akaraye ifumbwe arazi ifu. Abanyarwanda babikoresha bashaka kuvuga ko udakwiriye guhirizwa cyane n'iby'ejo ngo ugoke uzigamira unateganyiriza ejo hazaza wirengagije iby'uyu munsi, kuko uyu munsi niho uri, ejo ushobora no kutahageze. Nicyo ngicyo rero uwo mugani usobanura. Uyu mugani wakomotse ifumbwe nyine. Fumbwe ni umusozi w'u Rwanda wahoze mu Buganza, ubu ni mu karere ka Rwamagana, hariya uhereye za Nyagasambu ukagenda ukagera nk'ahariya bita ku Matafari. Niba uzi ibice bya Rwamagana na za Nyagasambu, aho hantu wahita uhamenya byanga bikunze. Aho rero niho hitwaga Fumbwe mu Rwanda rwo hambere. Uyu mugani ufite amateka ya kera mu kinyejana cya 15. Uyu mugani rero washingiwe ku gitekerezo cy'umugore wo mu Buriza waraje ifu. Iyo fu nyine ivuga muri uwo mugani kugira ngo agemurire umugabo we wari uri ku rugerero, ku rugamba ifumbwe. Mu rugamba rwa kabiri, igitero cya kabiri, Abanyoro bateye bagaba urugamba ku bwami bw'u Rwanda, ku ngoma y'umwami Sekarongoro Mutabazi mu kinyejana cya 15 mu mwaka w'1411. Uwo mugore rero uko byamugendekeye bikaninda no gusiga umugani, yaraye ateguye ifu. Kera bagiraga ifu bavugamo umutsima bakawurya. Yaraje rero ifu kugira ngo bukeye abe yajya gusura umugabo we wari uri ku rugerero aho ifumbwe. Muri urwo rugamba rwari rwambikanye rugeze mu mahina. Rwa rundi ngo rushyira kera rugahinyuza intwari zaneshwa hakajyaho intwarane, akaba arizo zirurwana. Uwo mugore rero yaraje ifu atyo, nuko ngo ajye kureba umugabo we ku bukeye. Bukeye bwaho rero azinduka mu bunyoni, mu ruturuturu rwose arizindura kare, afata ifu ajya kureba umugabo we. Icyakora ku bw'amahirwe make ari mu nzira ajya kureba umugabo we, ahura n'imbitsi, ni ukuvuga abaji baje kubika umugabo we bamubwira ko mu ijoro ryakeye yaguye ku rugamba. Nuko uwo mugore iyo fu ayimena mu nzira, asubira iwe ababaye cyane,
kubera gupfusha ndetse no gukubitira amaguru ubusa, akagenda urugendo rwe rugapfa ubusa. Iyo fureri yaza kumenya ko n'ubundi umugabo we yaguye ku rugamba, wenda yari kuba yaraye ayivuzemo umutsima cyangwa akayiha n'umuturanyi cyangwa akayikoresha ikindi, ariko kubera kutamenya yayibikiye umugabo ngo azajya kumureba, nyamara uwo arimo ayibikira yamaze gupfa. Ubwo rero umva ko yaza kubimenya iyo fu aba yarayikoresheje, kuko n'ubundi ku bukeye bwaho icyo yayiteganyirije n'icyabaye, ahubwo yari nayimennye mu nzira. Nuko rero naho havuye umugani ngo utaza karayifumbwe arazi ifu. Iyo uwo mugore yaza kumenya ko ifumbwe umugabo we yapfuye, ntabwo iyo fu yari kuyibika, ahubwo yari kuyikoresha akayivugamo nk'umutsima, akawurarira wenda akawugaburira n'abana cyangwa akayikoresha ikindi, ariko ntiyabimenya arayibika. Nuko haba havuye umugani hatyo. Ni icyo ngicyo rero uwo mugani usobanura, ni naho ngaho ukomoka. Gusa uwo mugani ikindi twagarukaho cy'ingenzi ni amateka y'imirwano hagati y'ubwami bw'u Rwanda ndetse n'ubw'Abanyoro. Ubunyoro mu binyejana bya kera, kugira ngo wumve impamvu urwo rugamba rw'ifundwe rwari amahina kandi ibintu byari bikomeye. Ubundi Abanyoro ni abantu bahoze mu bwami bwitwaga nyine Ubunyoro, bwari buherereye aho Ubugande bw'uyu munsi buherereye. Bakaba baragiranye amakimbirane y'igihe kirekire n'Abanyarwanda mu kumaranira kwagura ubwami bwabo. Abanyarwanda bashaka kwagura ubwami bw'u Rwanda ndetse n'Abanyoro bashaka kwagura Ubunyoro. Izo ntambara zabaye mu kinyejana cya 15. Hari igitero cya mbere Abanyoro bagabye ku bwami bw'u Rwanda baratsindwa, ndetse hari n'icya kabiri Abanyoro bagabye ku bwami bw'u Rwanda nyine. Cyo uko cyarangiye ndabigarukaho nyuma, aricyo cyavuyemo uwo mugani ngo utaza karayifumbwe arazi ifu, kuko cyabereye ifumbwe nyine mu Buganza. Ubwa mbere Abanyoro bazamutse ari ubwami bwifuzaga kwigarurira ubundi bwami bukikije nyine Ubunyoro. U Rwanda rero rukaba rwari ruri mu bwami bukikije Ubunyoro. Icyakora u Rwanda narwo rwari rufite intwari zarurasaniraga kandi ntizigamburuzwe n'ikibonetse cyose. Zashakaga kurwagura, kururinda ndetse no kururwanira. Abanyoro rero nabo bagashaka gukoma mu nkokora ubutwari bw'izo ntwari, dore ko ngo uguhiga ubutwari mutabarana. Nuko intwari z'u Rwanda zitugahiga, tukabereka ko koko tutagamburuzwa. Ubwa mbere Abanyoro bashaka kwisukira ubwami bw'u Rwanda hari mu mwaka w'1378 ku ngoma y'umwami Kigeli Mukobanya. Nuko Abanyoro batera u Rwanda bagira ngo barwigarurire bagure ubwami bwabo. Icyakora Kigeli Mukobanya n'ingabo yari ari imbere, bahagaze imbere y'Abanyoro bahangana nabo barabatsinda, basubira inyuma kibuno mpamaguru, bayabangira ingata, baratsindwa. Abanyoro rero ntibashyizwe n'ubwami bwifuzaga kwagura amatware yabwo bakigarurira ubwami bwo muri iki gice cya Afurika y'Iburasirazuba. Ntabwo babyihanganiye, ahubwo byatumye bagira ikibatsi gikomeye cy'umujinya, inzika yo guhora ndetse n'uburakari, kugira ngo bazagaruke bihorere ku Banyarwanda noneho babigarurire. Ku ngoma y'umwami Kigeli Mukobanya ntabwo bongeye kugaruka, kubera ko bakomeje gutinya, ariko barongeye barisuganya noneho bagaba igitero cya kabiri. Iki rero ni nacyo cyavuyemo wa mugani utaza karayifunga arazi ifu, ari nacyo cy'ingenzi nyine twagomba kugarukaho. Mu mwaka w'1411 ku ngoma y'umuhungu wa Kigeli Mukobanya, uwo nguwo akaba Mibambwe wa mbere Sekarongoro Mutabazi, Abanyoro noneho barongeye batera u Rwanda. Baruteye bisuganyije ari ingabo nyinshi cyane. Amateka avuga ko babarirwaga mu ngabo 10,000. Icyo gihe ingabo z'u Rwanda zabarirwaga gusa mu 4,000. Umva ko habarutaga inshuro ebyiri zose. Nuko rero Abanyoro baza rwose batarwambaye bavuga bati u Rwanda tugombe turwigarurire. Intasi z'umwami Sekarongoro Mutabazi zamuhaye amakuru y'uko atari gutsinda Abanyoro, kuko bari benshi kandi bari baje basizoye bashaka byanga bikunze kwigarurira u Rwanda. Nuko umwami Sekarongoro Mutabazi abonye ko ibintu bikomeye, atumaho ku bami bari bamukikije, umwami w'Igisaka, umwami w'Ubugesera ndetse n'uw'Induga, kugira ngo bamusananire bamutabare muri urwo rugamba. Ariko bose bamutera utwatsi
banga gutabara u Rwanda. Nuko umwami abonye ko ibintu bikomeye, ko u Rwanda rushobora gusibangana aramutse agumye aho ngaho, ko abanyoro bamutsembana n'abaturage, u Rwanda rukavaho ntiruzongere kubaho, yigira inama yo gufata ingabo ze, abaturage, inka ndetse n'andi matungo bagahunga. Nuko bahungira mu Bunyabungo. Mu Bunyabungo ubu ngubu ni hariya hari Kivu y'Amajyaruguru. Bahungirayo bakirwa n'umwami waho witwaga Muhoyo, arabakira, nuko baravunyisha, abakira neza, babaho ngaho bahunga abanyoro babarushaga umubare, bashaka kwigarurira ubwami bw'u Rwanda. Nyuma y'uko rero umwami n'abaturage bahunze, abanyoro baraje basanga umwami yagiye kera, nuko birara mu nka zishaje n'ibindi bintu byari byasigaye mu Rwanda, barabyigarurira babigira ibyabo. Amateka agaragaza ko abanyoro bagumye mu Rwanda bahidegembya, bahikorera ibyo bashatse mu gihe kigera ku myaka 4, igihe umwami Sekarongoro Mutabazi yari yarahunganye n'abaturage. Abanyarwanda rero ntabwo bagumye mu Bunyabungo ngo bibereye iteka, kuko murabizi ko n'ubu ngubu turi mu Rwanda, ntabwo tukiri aho nyine mu Bunyabungo. Nta nubwo batinzeyo, kubera ko hashize igihe kigera ku myaka 4, imfizi y'umwami Sekarongoro Mutabazi yaje kwica iy'uwo mwami wundi w'Ubunyabungo Muhoyo. Nuko havuka amakimbirane, havuka amahari hagati y'Abanyarwanda n'Abanyabungo. Nuko birangira ayo makimbirane avuyemo ko Abanyarwanda bameneshwa bakava mu Bunyabungo bagasubizwa mu gihugu cyabo cy'u Rwanda. Nuko umwami Sekarongoro n'abaturage be bafata amato barambuka bagaruka mu Rwanda. U Rwanda nyine rwari rwarigaruriwe n'Abanyoro kuva muri cya gitero cya kabiri. Icyakora bageze mu Rwanda, umwami ngo abaza abantu be ati, ese tureke Abanyoro kuko bigarurira u Rwanda burundu? Atoya, ahubwo ni mucyo tubiyahureho, turwane nabo, nitunapfa dushire ariko turimo turwanira u Rwanda. Abanyarwanda bagiraga ubutwari kuva na kera, u Rwanda ntirwisukirwaga. Nuko bati nibyo, maze bafatanya n'umwami wabo barwanya Abanyoro. Nubwo Abanyoro bari benshi cyane, Abanyarwanda bakoresheje amayeri n'ubuhanga bwihariye mu by'intambara no kurwana, batwika utugonyi tw'ibyatsi twari duhari. Nuko bajya hirengeye ku misozi, Umunyoro uhunze umuriro w'ibyatsi bishumitswe bisakaje utugonyi, imyambi n'amacumu y'Abanyarwanda akamwahuranya nk'umurabyo. Nuko Abanyoro barahashirira. Muri iki gitero cya kabiri, Abanyarwanda bigaranzura Abanyoro, hishwe Abanyoro benshi cyane kurusha n'abari bishwe mu gitero cya mbere. Nuko abahonotse umujinya wo guhora w'Abanyarwanda bigarurira igihugu cyabo bwa kabiri, bakisubiza bacyambura Abanyoro, bayabangira ingata, bahunga batareba inyuma, kibuno mpamaguru nk'uko bari babigenje mu gitero cya mbere. Nuko Abanyarwanda bongera gutsinda Abanyoro, basubirana igihugu cyabo, ibintu bisubira mu murongo. Umwami arongera aratuza aratura, nuko n'Abanyarwanda basubira mu bintu byabo, u Rwanda ruratunganirwa. Ngayo rero amateka y'intambara z'Abanyoro n'Abanyarwanda, cyane cyane mu gitero cya kabiri cyabereye ifumbwe mu Buganza. Nuko kikaza gukomokaho umugani ngo utazi akaraye ifumbwe arazi ifu. Nizera ko mwasobanukiwe aho umugani ukomoka n'icyo usobanura. Niba ubisobanukiwe neza utari ubizi, tumenyeshe muri comment, kandi ntibibagirwe gukanda like kugira ngo twereke ko wakunze ibiganiro byacu kandi birimo kugenda bigufasha. Ntibibagirwe kandi gusangiza iki kiganiro abandi bantu bashishikariye umuco, ururimi rwacu ndetse n'amateka y'igihugu cyacu. Mwari kumwe nanjye nk'uko bisanzwe, Ntirumara Intwari, nkunda amahoro, naho ubutaha.